Mbonyumutwa yabaye perezida w'iki gihugu mu gihe cy'amezi 9 y'inzibacyuho kuva tariki 28 zo kwa mbere 61 kugeza kuri 26 zo kwa 10 61. Mbonyumutwa ubundi yari sushefu ni nka meya wo ni nka meya w'akarere sushefu yari ku ngoma ya cyami ntabwo bingana ariko yarafite ndiza muri sushefu wa ndiza kandi ndiza urabyuka ko kabaye akarere muri reforme ya 2001 kugera 2006 abantu no babyumve indiza ukwingana yabaye akarere ubwo rero ntabwo ari akarere ntabwo ingana n'akarere kubu ariko yaba nka komine nka komine Nyabikenke wenda n'agace kanya uyu mu buryo bwa administration byarega ari akarere ko yari nka meya rero ariko ntabwo bihuru turere tw'ubu ni 30 kandi kirana abasushefu nibo abashefu nibo bafite uturere turi muri za 30 ndiza yari hari mu mitegekere burugumesitiri yari nka meya wo mu mazina hoya nabanuza kuvuga ngo perezida intara ariko akarere umurenge ariko ahantu ha burugumesitiri hari hatoya kurusha hamwe yarakati niyo nicyo nashakaga kuvuga ntabwo hangana ubundi burya meya yagombye gukoresha akajugujugu kurikije uko akarere kagana igihugu gifite abameya 30 ariko akarere ka Gisagara kubatse ikibuga cy'indege karagifite rwose urumva ko nka meya bamaye akajugujugu kajya konturira zone neza nizere ko abadukurikiye badahita uturere twose dukora budget yo kubaka ibibuga by'indege kandi amashuri adahari so tugaruke kuri Mbonyumutwa ngira ngo muri bijya gutangira tanda muri 59 byari byahereye gato za 56 donc hari urumva kurayo bwigenge no muri Afrika muri rusange yego hari donc hari ni ikintu cyasaga na transition cyo kuva mu ku ngoma ya cyami n'ubukoroni igihugu kikigenga kikaba republika nkeka ko ni nako ni nabura niho naho Rwanda mvuga ngo habayeho yenda kwitiranya umuhanda urumva abakoroni bakoze ku buryo kwigenga byirukana ubwami kurusha uko byakwirukana ubukoroni oya bivuge mu yandi magambo n'abandi babivuga ukundi ndajya numva abantu bakomanda ngo kuzitabyise gutya abakoroni bashatse ko ahubwo ubukoroni buviraho rimwe n'ubwami aho hantu rero kandi ntabwo byari byaratangiriye rimwe nta nubwo byari bibangamiye kimwe ariko gushaka ko ibyo byombi ariko no mu mitwe y'abaturage genda mu mitwe y'abantu nyamwishe kavuga gutya rubanda nyamwishe nkuko ryakoreshejwe icyo gihe no kuvuga abantu bigishijwe ko ikibangamye ari ubwami kurusha ubukoroni ariko uwigishaga ninde n'abakoroni nyine ariko binyuze mu banyarwanda bo batoranyije sibyo kuko abamisiyoneri iyo urebye kubwira abantu ko ubwami ari cyo kibazo barabanje muri za 20 birukanye abahutu bose mu buyobozi abazungu abakoroni banze ko abana b'abahutu biga nyuma baragarutse dore mwarakandamijwe ndi muri kwiga ni muri mu buyobozi havuka ibibazo bindi na initiative z'umwami yagakoze zose zikagenda zanga mbona ko yenda politiki igira uburyo ikinwa igira n'abayo bayikina mu gihe cyayo ariko iyo abanyarwanda baza kuvuga tubanze ubukoroni turebe repubulika n'ubwami nta banyarwanda bari ariko ibyo nta n'igitangaje abantu bakina politiki muri rusange igira uburyo itwara ibintu ariko bitavuga ko abaturage bose babyumva ntabwo donc kugira ngo kuri iyi saha Yozefu na Karegeya baricaye tukumva ko igihugu kitakwigenga gifite umwami kandi ari umunyarwanda akoresha abanyarwanda system y'ubwami ari y'abanyarwanda made in Rwanda twashoboraga kubona independence n'umwami akaguma ariko wabipanze yerekanye ko kwigenga egari kwirukana umwami kuko ibindi bihugu byagiye byigenga birukanaga umukoroni yego ubundi amoko asigaye mu icyo gihugu
akagira uburyo agabana ubutegetsi Cyane. akagira uburyo abusangira n'ubuda na system bakoresha Na system hari ibihugu bakoresha. bigifite abami ariko umwami akaba afite inshingano ze wenda mu bijyanye n'ubutaka ubuhinzi ubworozi ariko wenda hakaba na perezida cyangwa minisitiri w'intebe ushinzwe kuko n'ubu Uganda turacyumva ngo abami oya henshi cyane rero Ntabwo mbona no muri ko za Ghana birashoboka. ikintu cy'amoko cyari cyaje mbere cyatangiranye no muri revolution kuko no ku ya mbere z'ukwa 1959 ni umunsi utazibagira kwa 1959 ku mwanya tusa hari ku cyumweru umunsi w'abatagatifu w'abatagatifu bose. ubundi uriya munsi ni uw'abanini banunu aba bana bose bitwa amazina utayiga mu gitabo n'abatagatifu bara ntabwo mu gitabo oya ayo mazina uvuze mu bitabo ntibagira nyine bagira uyu munsi w'abatagatifu bose abanditse n'abatanditse uwo munsi rero umunsi impamvu niwo navuze wa Rwarushyi sushefu yagiye mu misa mu by'Imana yego yagiye mu misa mu by'Imana uko babivuga uko ariko twabizi umusaza mukubise arahari igihe munyuraho mu by'Imana turaza kukigarukaho ntabwo ari umubyiyitirira ni benshi nanjye nanjye nzi undi turaza kukigarukaho ariko reka duse n'abagiheraho gatoya donc hari aho bavuga inyandiko tuvuga ibyo twabwiwe ibyo twasomye itariki 30 kuwa gatanu bivugwa ko ariho byatangiye kumvikana ko umutware Gashagaza yatumiye Mbonyumutwa amubwira ko agomba kumwitaba icyo gihe nijoro ari n'umugore we ariko Mbonyumutwa agiyeyo akajya ahura n'abandi basushefu akabona bo ubwo butumire ntabwo bahabonye bakabaza se ubundi kandi bwari ubutumire mu magambo noneho amaze uko agenda ahura n'abandi batwara ubwo ni nk'uko guverineri yari kumuhamagara ni nk'uko guverineri yahamagara meya ati saa mbiri ndabashaka noneho meya yahamagara mugenzi we agasanga we ubwo butumire ntabwo turi hehe ko ntakubona mu nzira ngo tugende noneho Mbonyumutwa muri rwa rugendo ashaka kujya kwitaba umutware Gashagaza n'umugore we ariko byanamutunguye ati kuki bantumiye n'umugore kandi umugore tudakorana mu kazi none abandi basushefu akagenda asanga bibereye mu yindi mirimo muri hariya mu mujyi wa Gitarama ntacyo bibabwiye atangira kugira ikibazo hanyuma muri izo nzira hari abageraga bamuha amakuru bamubwira ati ibyanyu akanyu kashobotse urumva hari ikibazo amashyaka yari yamaze kuvuka tukagira ngo tugitindeho kuko abantu baba bafite ukundi kuntu bazi ibintu cyangwa bifuza ko tubivuga ukundi amashyaka yariho Inari Aprosoma Paremehutu Raderi urabyumva noneho ngira ngo Mbonyumutwa ari wo muri Paremehutu ariko hari abandi basushefu bo muri za Aprosoma noneho Gashagaza yari wo muri Inari n'abakubise Mbonyumutwa bavuga ko ari soresore zo muri Inari z'abarunari noneho ayo amakuru yagendaga abona muri iyo nzira rero yatumye abona ko ishyamba atari ryero kuki batumiye njyewe umuparimehutu bakanana n'umugore wanjye atangira kugira koba kwa sebukwe akaba nimbare nimbuye imbare abonye maze kugira kokoba ajya kwa sebukwe n'umugore we bararayo ngira ngo mu gitondo baje gusura hari undi bari bakoreyeho igerageza w'umuwa Prosoma insoresore z'abarunari zamukubise ajyanwa mu bitaro Mbonyumutwa agiye ku bitaro bya Kabgayi gusura wa muntu ahura n'umuntu ese ugiye gusura umuprosoma mwene wanyu yumva sishyashya noneho ngo kuwa gatandatu ubwo yaraye kwa sebukwe kuwa gatandatu ya gusura uwo muntu hanyuma ku cyumweru ajya mu misa ngira ngo misa irangiye hari abavugaga ko bamukubitiye imbere ya kiliziya ariko inyandiko ngewe nasomye bavuga ko bamutegeye mu nzira akabona bamugenda bamurya isataburenge noneho umugore abonye ibintu bisa n'ibidasanzwe asa n'umusumbyi intambwe yewe n'urushyi hari abavuga ko atari urushyi nyirizina ahubwo bamutuye hasi baragundagurana ariko makabya nkurakaba ayo kuvuga ngo barukubitiye mu by'Imana rwumvikana ari Kanyanza kandi hari urushyi rukoze mu biti abantu gerageza muri geography uhuze by'Imana nuko barukubitira imbere ya stade Nyamirambo rukumvikanira Indera
se hafi se Ikanyanza. Okay, Byimana ni mu murenge wa Byimana muri Ruhango. Ikanyanza ni mu murenge wa umurenge oya hapana umurenge wa Ndinza witiranwa na Mushishiro. Umurenge nawo ubaho. Okay. Agati harimo mu Ndiza ukatira no mu cya kabiri ujyayo. Yego. Ubwo noneho cyangwa se kera Byimana yari komine Mukingo, ntuza hagati yakazamo komine Nyamabuye, hanyuma Kanyanza yari muri Nyabikenke cyangwa ni Nyabikenke. Urumva ahantu hagati harimo komine yose. Ese hano hari komine hakabiya Kanombe akaba ni ya ariko distance avoro duwazo indera ni wavuga nk'iruhanga. Nuko bagukubitira kuri mera neza urushyira ukumvikanira iruhanga hejuru ya Rugende. Ariko bamukubitiye hejuru. Kandi mu Byimana se hasi. Urwo rushyi gusa kugira ngo bumve ngo rwabumvikana Ikanyanza Kandiza niho hari abaturage be. Nicyo kintu burya kitajya kivugwamo. Abatabaye ba mbere kumva ngo abaturage be ngo meya wabakubitiwe kandi karere yenda ni nkuko ngubu nyine ugize wenda usakiranye na meya tuvuge wenda kavuga uwa Ngoma wenda utabigira birebire usakiranye nawe abaturage bizaza bagahita baza oya no kugira bakaza kwihanira akaba aribo bahita bahinguka za Kabuga babaza kuri ati umuntu ukoze kuri meya wacu ni ubwo rero uvuga ngo ikibazo mwagiranye cyumvikaniye izaza niko twabivuga. Mituwele zikiza cyumvikaniye Kibungo mituwele zikiza centre de santé yo muri aka karere yashoboraga kubibarwa ari section ya mituwele yo muri aka kandi cyane rimwe rero meya wa Nyamure baravuga ati ariko centre de santé yatunane ntaba ajya intongwe gukoresha inama. Ubwo meya wa Ntongwe barampamagara ati ariko hari meya uri gukoresha inama mu karere kawe. Centre de santé yabaga muri Nyamure. Oya centre de santé yabaga muri Ntongwe ariko icungwa na Nyamure. Nubwo baje kubihuza nyuma. Oya nubu ari tarabuzwa nka za Wasake. Nka Wasake wenda ushaka amazi ku Muyumbu. Ushaka amazi ku Muyumbu. Ushaka ububatse inzu ushaka amazi Wasake muri Nyarugenge. Kandi uba muri Gasabo. Voilà. Oya mu cyaro biragize nyine ngira ngo nkiyajabana ibiri hano ku Muyumbu ikorera hano ku Nyabugogo. Ugasanga amashanyarazi urajya kuyasabirwa Rwamagana, amazi ugiye kuyasaba i Nyamata. So karakanyuzemo rero gusa nicyo cyabayeho, habaho guhohoterwa, habaho gukubitwa, habaho uburyo bwose byabayeho, nuko abaturage be babyumvise mbere nuko kuvuga ngo rwumvikaniye Ikanyanza. Ntabwo ari uko hirengeye si icyo ahubwo amasaha makeya abakanyanza bari bageze bari baje gutabara umutware wabo. Ikindi nuko numva byarinze bigera n'icyenda kane hariho kugira abanyapolitiki ba mbere bashingiye amashyaka ku bwoko. Icyo ni kimwe, ariko ikindi cya kabiri umwanzi ntabumwe ntaba umukoroni. Akaba umwami akaba umunyarwanda. Kuko ngira ngo n'abaperezida bakurikiyeho kugeza 94 ikosa bakoze nabo ni ukutabasha gukemura icyo kintu ngo bumve ko kuko ntabwo ubwami hari ikintu cyakingora kuvuga ngo Habyarimana yari umuhutu ngo abahutu bose bameze neza, kuvuga ngo perezida yabo ubundi perezida ntabwo ibyo navugaga bya politike ntabwo ahubwo se abahutu bameze neza haje icyo gihe birasabaganya cyane, igihugu hari imvururu zikomeye cyane mu kuzihosha, ngira ngo nta no kuzihosha kunda ahubwo ari amashyaka yatumije inama ku itariki 28 zo kwa mbere 68 inama ibera hari hashize amezi hafi, ubwo byavuye mu kwa 11 birayogana, kwa 12 birayogana, mu kwa mbere 61 inama ibera igitaramo. Yego harashize umwaka n'amezi badeklara repubulika. Yego ayo mashyaka yego abadukurikiye rero babyumve, yatumiye ababurugumesitiri bari bahari, yego itumiraho abari abayobozi badeklara repubulika ku mwama avuyeho cyane. N'ubundi mu gukubitwa kwa Mbonye umutwa icyo gihe abantu bose byari byatangiye gututumba ko abakoroni bashaka ko umwama avaho, ariko bikitwa ko nyine bagiye kuzana independence bakayishyira mu maboko ufite uko byagaragaraga y'abahutu. Noneho bakavuga ngo
mbonye umutwa ari mu bagamba bamaze no kubabwira ngo umwanzi wanyu sitwe ni umwami n'abatutsi noneho nabo abayinari ngira ngo izo soresore zamukubise bavuga intagondwa z'abarunari noneho bavuga mu byo bamuhoraga ni ukuba yari mu bari ku isonga mu kumvikanisha ko ikibazo ari umwami ariko byavuye ku mukoroni bijya ku bahutu noneho bakigisha abaturage ko ikibazo ari umwami hanyuma rero aho hantu iyo tariki 28 z'ukwa mbere 61 iyi tariki hari igihe habaga konje uyu munsi bawitaga umunsi wa demokarasi uyu munsi twarasibaga tugasiba no ku munsi wa kamarampaka tuza kugeraho 25 z'ukwa cyenda iyi minsi twarasibaga rwose 28 z'ukwa mbere rero niho iyo nama yabaye ibera hehe yoze yabereye Gitarama muri stade Gitarama hari yatumijwe umwami ntiyayitumiwemo runari ntiyayitumiwemo ariko stade mu mujyi wa Muhanga harimo stade ebyiri oya stade y'icyo gihe ni yihe nyine ni y'icyo gihe hari stade nshyashya flash ikiniramo ariko bayikiragamo kubona ikibuga ari gito ari cyane ni stade yise yitwa demokarasi ni stade iri mu mujyi wa Muhanga utarinjira Splendide abahazi hafi ya Splendide umuhanda ujya ku karere ari zone y'abatayeri benshi n'agahanda kagana ku Kibuye gutya hejuru akaba Splendide akora amazu imbere yayo nabonye yaranasubiye inyuma nyine basaba abatayeri bahari gusasa umucuruzi uriya mujyi wagiye wimuka nyine usubira hepfo mu mataje cyangwa se bariya ba nyirariya mazu nabyo biri mu bibazo ba nyirariya mazu ni abakonservateri cyangwa ntibahari ubagurishe biriya bibanza babyubaka mu mataje cyangwa bazamure ntibashoboye kuzamura ntibanari tayari guhereza abandi ngo bazamure ni uko imijyi rero igenda ariko ahantu icyo gihe niwo ufite umujyi wa Gitarama niyo stade bahuriyemo umwami atatumiwe badekarara ko ubwami buciwe mu Rwanda bashyiraho repubulika bahita banatora perezida Mbonyumutwa ariyo mpamvu bawise umunsi wa demokarasi batora minisitiri w'intebe Kayibanda Geregwari ariko runari irarekarama yuwe ntitegeka ko hazabaho kamarampaka kamarampaka kumara impaka mbese ati ese ninde mukuri ni runari ni Parmehutu oya kumara impaka baravuga u Rwanda rurabona ubwigenge se turahama ku ngoma ya cyami cyangwa se turakomeza no kuri repubulika uribuka pasiteri abikomozaho mu ijambo rya nyuma yagejeje ku badepite yari bwegure abwira abadepite ati tugomba no kuva mu nzibacyuho nabyo mugomba kutekereza u Rwanda ari repubulika ariko nawe niba ngombwa n'umwami tumugarure oya uretse gato ntubeshye cyangwa se tugendera kuri monarshi twari n'abavuga ubwami no kugendera ku bwami si ukugarura umwami nayo mbivuze kutabyumva oya uko bitavuga ubwami ntabwo bwabaho atari umwami oya nyine yavuze monarshi yavuze systeme nge mvuze umuntu ariko urumva na perezida nawe abakoresha presidence nawe aba yashyizemo akantu k'akagobeko ati ntari n'umwami uri hanze nawe ugomba kugira uruhare muri politiki ni nko kuvuga reka ko ntabwo abanyarwanda bose mu mitwe aba ari bimwe dore n'uvuga ngo ni nka kuvuga ati ndabizi ko hari n'abifuza ko aho umwami yaza ubwami bwasubiramo iki gihe rero kamarampaka yabaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 muri 61 kamarampaka yemeza ko ubwami buvuyeho hagati aho mu kwa 10 ku itariki 26 z'ukwa 10 61 haba amatora ya perezida Kayibanda aratorwa niko byagenze Kayibanda aratorwa asimbura Mbonyumutwa ariko harimo akagobeko hano Mbonyumutwa nta kayihayeho yagiraga yego nyine umutima we yari afite uko atuje yari afite temperament nyine itashaka ahubwo hari umuntu twaze tuganira nawe wabikurikiranye muri ayo matora se yari yamamaje ubundi umbwira ko ahubwo ngo ashobora kuba ataranahari Kayibanda abazungu abapadiri n'abazungu n'abakoloni niwe bashakaga
oya mbonye umutwe nta Mbonye umutwe rero. ayo mezi yari ayoboye ashaka nawe kuba yagerageza ariko kuko ngo biranashoboka ko Kayibanda yamubwiye ati ntabwo perezida yijandika muri ibi aba ari hari ubundi bikurikiranwa na minisitiri w'intebe kandi Kayibanda niwe ari minisitiri w'intebe ubwo nyine nabo na Kayibanda nyine bari bamukopeje abamuri inyuma bambwiye ko bigenda ntaje akora umuti siko babyita mu rwose aratorwa Kayibanda aba perezida igihugu kibona ubwigenge mu kwa karindwi muri 60 tariki ya mbere z'ukwa karindwi 62 kibonera rimwe n'u Burundi yego 30 yari Kongo 30 yari Kongo kandi izo zose zari koloni belge byari byakolonijwe n'Ababiligi so bishatse kuvuga ngo Kongo bambutse umupaka w'amoko birukana umubirigi nk'abakongomani nk'abazayirwa cyane nk'abakongomani babirukana nabi birukana umubirigi ariko mu Rwanda ahubwo twirukana umwami nabi hano niho hari hatangiye urugendo rw'ibindi byose rw'ibibazo niba uvuze rero ibyo bihugu kubera ko byose twasaga nk'impanga ibyo bihugu bitatu byari koloni z'Ababiligi i Burundi ho umwana w'umwami niwe waharaniye ubwigenge twebwe twirukanye umwami Kongo yirukana umubirigi i Burundi umwana w'umwami yirukana umwana Prince Rwagasore abarundi bahorana originality wa mugabo abarundi n'abarundi kuvuga ngo kuvanaho ubwami ntibivuga ko umwami ashobora no guhinduka ntakomeze kwitwa ko agakora ibindi mu Rwanda nkeka nibyo bihugu nicyo gihugu cya Afurika abafashe ubutegetsi birukanye abanyagihugu bagenzi babo tuvuye mu bwami ntabwo birukanye umukoroni ni nawo musaraba twahetse twatangiye guheka kiragiye n'ubu tukiwuhetse kuko byanze bikunze inzangano zabayemo nibyo twavuga ngo n'abari abana muri byose rero ufite twebwe umwanzuro wabaye mu Rwanda byose bitangira nabi ntabwo ari made in Rwanda abarundi buriya uwabo niwo made in Burundi tuvanyeyo system y'ubwami ariko ntacyo dupfa n'umwami n'umuryango we ariko hano n'umugaragu we bahise bajyana n'abaturage ku misozi baratwikirwa cyane biba bibi kuko ikiriho cyose cy'abanyapolitike bakoraga abaturage baracyishyuraga rero niyo ntandaro mbonye umutwe avuye nyine avuye ku perezida n'akayayo karashize yarangira yigira mu mirimo isanzwe akajya acunga ibyo bamuhaye nta n'uzamwumva Kayibanda yamujujubije nta n'uzamwumva Habyarimana yamujujubije nta nubwo n'icyo gihe nta naho ntiyashegeraga kujya mu birori nk'uwahoze ari perezida oya yigiriye mu bye amenya abana be yaratashye undi no kuva ku bintu icyo gihe arabanza ajya mu rukiko yabaye magistra umucamanza abadepite umudepite ntabwo atowe atari ukuvuga ngo ni automatique nyuma yaho aza gushingwa impeta n'imidari ubwo aho ngaho niho yavuye 46 arwaye ajya kurwarira mu Bubiligi hanyuma aratabaruka umurambo we uraza niko kongera awusubiza hahandi umurambo we washyinguwe 86 ku ngoma ya Habyarimana ku itariki yatabarutse ku itariki 26 z'ukwa karindwi 86 umurambo we ushyingurwa ku itariki ya mbere z'ukwa munani 86 toujours yego muri stade Demokarasi stade Demokarasi stade de la Demokarasi stade du 28 janvier hahandi habereye ya nama yo kumushyiraho n'ubundi yo kwirukana ubwami ariko bakanavuga ko rwose icyo gihe iyo myanzuro yafashwe na leta yari ihari ari nako yagiye kwakirwa ku kibuga cy'indege umurambo we wakiriwe neza nk'umuntu wigeze kuyobora igihugu abasirikare bakuru bajya kuwakira bafatwa n'umwanzuro w'uko ashyingurwa hahandi koko n'ubundi navuga ko ariho yimikiwe cyangwa niho ni Repubulika yimikiwe ajya kwashyingura nkeka ko Habyarimana ariho yishyura fagitire y'uburakari bw'abanyagitarama
n'abandi bantu bose bari bakomeye muri MDR nyuma y'urupfu rw'abayibayemo rw'abari mu ngoma ya Kayibanda ahiri ku butegetsi 73 ndetse n'urwa Kayibanda ubwe kuko imba ya Kayibanda no kwihohora ku bantu no kwihohora ku bantu kuko urumva ni nka biriya byo muri Kongo uzava ngo ngo umuhanda wa Patrice Lumumba gasanga ikintu cyaramwitiriwe izo fagitire hano mu Rwanda zagiye zishyurwa ku buryo bwinshi na Kayibanda bari baramwitiriye ikibuga cy'indege Gregory Kayibanda Colonel Bayo yamwitiriye ikigo cya Kanombe nawe kubera ko yapfuye amanza mu buryo bw'intwaro utwo dufagitire kutwishyura nayo ni politike iryoshe by the way niba bakeka ko umuntu kanaka yagize uruhare mu rupfu rwa kanaka ariko akamukorera urwibutso ntibituma agaruka ariko akaguma mu mitwe y'abantu kugira ngo akurumva nk'imiryango ya Gregory Kayibanda imiryango y'abahutu b'amajyepfo ba Gitarama bashoboraga kubangamira Habyarimana mu bijyanye n'amatora n'iki yari yashinze ishyaka rimwe twese tugomba kujyamo mu bwato abantu rero bagombaga kumva ko bibagirwe MDR batwagira mu ngo banyuzagamo bagashinga style bakayambika amabara ya MDR bagahamagara abagenzi bati dore ishyaka ibara rya ibyo byose rero no kurokonesa donc iyi stade no kwigarurira imitima y'uburakari no kuvanaho uburakari n'uvuga ngo iriya stade abari babona muri iriya stade yitwaga stade Mbonye Umutwa stade du 28 janvier cyangwa se stade de la démocratie ayo yose yari amazina yayo ibyo rero kwerekana ko uwo muntu atavuye yavuye mu mubiri ariko mu mitwe cyamushyinguye hano leta ikamushyingura cyari ikintu gikomeye cyane kandi iyi tariki iyo yageraga abanyagitaramo bayikundaga kubi no kwemera ko iyo tariki bakonje byari byiza ariko nyuma yigeze kutaba itakiri konje ariko noneho abantu cyane cyane abakomokaga mu majyepfo Gitarama naho kugira ngo naho twigaragara bati uyu munsi tugiye kuri stade nzajya kuri stade nzajya kuyireba nzajya kureba imva ye uri abantu bagira amatsiko ngenzi ko hari abantu bajyaga basura iriba rya Kayibanda ntabwo ndizi aho yari atuye Muhanga hari aho yavomaga wenyine nka perezida burya perezida agira protokole ye nka kano ye bwite mu rugo rwe ruvomaho yari izitiye gusa ntabwo kiri ibintu nyaburanga nyaburanga dukomeze ikiganiro kanini ariko nzi ibirenge bya Ruganzu ahantu bita ku kirenge cya Ruganzu n'izira rya Kayibanda uretse kwangura akagobye kugira kuko nzi ko abaturage bavaga imihanda bakaza gusura hari umusaza bimbwiye ko yajyaga yasuye abantu bakamujyana kuri iyo kano cyabaga ari igitangaza kuko urabona niba dufate Gisozi dufate Gikondo Rwampara rwa Rutabura hakurya Kanzayire mu Miduha wasangaga bafite kanimwe aho hasi bavomamo iyo misozi yose nyine ndi kugurugera ko iki kintu cyari gikomeye noneho gufata perezida uwo byibuze mu isambu y'Akagera Kanoye cyari ikintu gikomeye cyane ni nko kubwira umuntu wiviriye aho ngaho usanzwe ajya kuvoma Kanosira cyari we wagiye wigeze wagera ndasubirayo nanjye ariko urayizi ngera habaye yigeze kubaho rero urumva na stade rero ko abaturage baza bakayisura cyane rwose yari ifite ikivuze gikomeye yari ifite muri politike cyari ikimenyetso gikomeye cyane ku bantu bamwe abanaba cyangwa uburyo ubu n'ubu ku buryo amateka y'Abanyarwanda kandi mu perezida wa mbere w'igihugu mu bihe bya independence inzira byaraciyemo byose ntabwo ari umuntu ubu ngubu barimo Kongo ejo bundi yakiriye iryinyo rya Lumumba twebwe n'umurambo wa perezida wa mbere ngo turabigeraho harya uri hehe Kayibanda urahari ni wa Mbonye Umutwa urahari turaza kuhagera ariko wari uri aho muri iyo stade so rero ibyo burya nta mu muco wa kimuntu culture humaine kwibuka kuzirikana imihango amateka uko yaba akoze kose yes nta yanyu nyine ugomba kuvuga njya ndeba hariho abenshi ku ishuri ugasanga umwana nyina yamusura ngo uratere ntabire mu rugo
kwa kumwe nageze ku ishuri arambara aracya ayambara amatopu akitandukanya na nyina nyina yaza kumusura azanye amavoka n'iki atankunda kubi ati ni umukecuru wahirira inyana mu rugo kandi ari nyina aho tubana hano i Kigali amateka yose niyo yaba ari mabi ugomba kuyavuga uko yaba ameze kose aba ari ayawe ntabwo wayakweba biza gukomeza ntabwo twayahindura ngo tuvuge ko hari perezida wabaye perezida wagejeje kuri independence wa mbere w'igihugu ngo tuhindure amazina ye kandi ibyo byaje gukomeza ngira ngo mbonye umutwe amateka yarangiriye aho n'ibyo yakoze navuga abantu bamuziho kuba shansoriye mu gukorera igihugu yagarukiye kuri shansoriye ararwara wari umwanya nk'uyu mufuruke yasimbuye wari minisitiri w'intebe yari umwanya nk'uyu mufuruke yasimbuye umwanya gutanga imidari biriya Habumuremyi yakoraga yarasimbuwe ariko jya uvuga uriho ubu hariho umufuruke uriya wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba oya wagiye muri ntuza ninde harya muri mu bya bose ni bamwe yakoze ku mufuruke ari kwa bose ni bamwe ari mu nzererezi nzererezi ntabwo ari mu nzererezi ni abantu ni abagororwamuco oya ikigo ngororamuco ari mu kigo ngororamuco si inzererezi se si bo bashinzwe oya si ibigo by'inzererezi inzererezi n'abatagira aderese Ingabire Makire azakumfashe uhindure iyo myumvire kwa Kabuga ntabwo ari inzererezi baba bafite aho bavuye murabarenganya rero umuntu ni umuzungu arakodesha inzu ntaramura kode umufatiye mu muhanda uketse umuvanye muri rigori umuvanye muri rigori uwo ni inzererezi cyangwa atagira aho arara na rigori ariko iyo ayimazemo umwaka ubundi ubwo ntabwo ari inzererezi kuzerera ni kuzerera niba uretse gato kuzerera ni iki ni ukutagira aho ndimo kumfatira i Remera ntacyo ugiye gukorayo ndagurutse hano umbaje muri santere Kabuga witwa ndi nitwa Yozefu uvuye Nyarugenge uri hano gukora iki narinje kureba uko hameze ubundi bamugari twese banadufata ubu buri muntu umuhagaritse ahageze buri muntu ahagarara rero icyo kigo mbonye umuyobozi icya Damien ntabwo baragiha umuyobozi ahubwo se oya ntabwo baragiha umuyobozi ariko icyo kigo nta nubwo cyakomeje ku bwa Habyarimana se ntabwo cyari ikigo yari umuntu uri aho ushinzwe sinzi uburyo ntabwo cyari ikigo no ku bwa Habyarimana umuntu yabagaho n'imidari ku buryo ashobora kuyobora ariko chancelier bivuga ikintu kiremereye uwo muntu abakomeye ubundi abakomeye kuko niba igihugu gishaka guhemba abameze gutya niwe ushobora kwanzura agashyiraho komisiyo ikamufasha gutoranya arahembwa iki na kiriya kigo cya certificate na kiriya kigo cyari igipapuro ni amafaranga ni amafaranga ni ukuzamurwa ibintu nk'ibyo ejo bundi perezida yagize neza abagize ababonye imidari ashyiramo n'amafaranga kiriya kigo kuri ino leta cyatangiye nyuma umuntu wakiyoboye bwa mbere si uyobora senari ni nyuma y'itegeko nshinga rya 2003 rero ni umwanya ukomeye babyumve ko mbonye umutwe n'ubwo ese ko nimaze kuvaho byari mu itegeko nshinga anyway niwo mwanya wa nyuma niyo muri tugaruke kuri mbonye umutwa uko bibaho byaratashye 2010 uko byagarutse mu itangazamakuru umurambo we ujya kwimurwa basibanganya ibimenyetso by'amateka kuko yashyinguwe ahantu yakoreshereje inama yatumye aba uwo ari we none ubu si we wagishyinguye ibyo bintu se ni gatolika ibyo bintu ni gatolika biterwa n'uko waba wakira amateka kandi yagiye gushyingurwa yashyinguwe mu irimbi ry'abapadiri cyangwa ni mu irimbi irimbi hano risanzwe n'abandi ngo nasanga kuvuga gorororo gusa reka twe kureba igikorwa cyo gutaburura imva imva yataburuwe ku itariki ya mbere 16 ya mbere z'ukwa gatanu 2010 yego hari ku mugoroba ku wa gatandatu nibwo byatangiye gukorwa itabururwa n'abanyururu bari muri gereza ya Muhanga abagororwa n'abagororwa sorry n'abagororwa bari muri gereza ya Muhanga ntabwo ari abaturage basanzwe ni igikorwa bakoraga nijoro none nk'aho bawibye oya kwibase iki se batari kutabura ku manywa
bikagenda byasakuriza bibereye mu kazi gasanzwe cyangwa se bigasakuza kurusha imodoka yacitse shapoma igiye Nyaruguru se shapoma ihora ihaca cyangwa ko ibihaciye igenda ibiri higira kubikora nijoro kubikoresha abagororwa gusa harimo imibare 3 yego aho niho ruzingiye twemeranwe ikintu kimwe Repubulika yatangiriye muri la stade ntacyo yagejeje kwa Nyarwanda ntabwo ariko ndi buvuge bireka ko ntanga imbere sibyo Repubulika yatangiriye kiriya gihe yafashe igice cy'abanyarwanda kimwe kijya mu kaga yego icyo nibyo kijya mu kaga baratwikirwa bamwe harimo abishwe abandi barahunga iyo ubwami runari emuderi aporosoma n'abandi baza kwemeranwa ko ikibazo ari umukoroni bagasangira ubutegetsi ari runari kajya muri guverinoma ari iki kikajya muri guverinoma hari kuba amahoro ni ukuvuga icyo bakoze si demokarasi yari kudeta y'ubwami iyo nta kitwaye kwirika ubwami iyo nta kitwaye n'ahandi hose zaba FPR ntiyarahari hano kuri stade Nyamirambo guverinoma yo ku itariki 19 ntabwo nari hafi hano ni hano Nyamirambo kuri 19 zo kwa karindwi itariki ndayibuka senza aho barahiriye ni hano Nyamirambo kuri stade ni FPR cyangwa ni guverinoma ariko ni FPR yarifashe ubutegetsi utyo sibyo niba ariyo duspose ko mbonye umutwa babonye Repubulika impunzi ziragiye nyuma y'imyaka 30 ziragarutse zirabufashe nazo iyo ziza gitutsi nkuko bambonye umutwe babufashe gihutu iyo ziza gitutsi zikavuga ziti none imyaka 30 yari ihagije reka natwe dutakuka bikavuga no mu byaro umuturage urimo wese agahigwa n'abatutsi bari mu byaro bakababo reka noneho twemverise twemverise natwe noneho muri 60 ibya bindi byabaye 5 n'9 twemverise bivuga ngo twahuye n'amakuba utashushanya gutyo utanagora runaka uko yayumva ntitwasiyuminze icyo ngicyo cyabaye igihe kintu nemera no kwabayeho ubwigenge kuko n'uwabohoje igihugu nta dosindi yakoze yo kujya gusaba ubwigenge ntabwo yongeye kujya kwandikisha u Rwanda muri oni twagendeye ku rwanditswemo rihari ibyo abantu bajye babyumva sibyo ni ikintu cyiza cyakozwe ariko rofetike wabikora ureba inda yawe wabikora ureba ubwoko bwawe wabikora utareba abatuye igihugu nk'amoko yose burya nawe uba wivuma ibyo wakoze byanze bikunze bizahora biteza ibibazo tuzabiheka paka Repubulika yaraje waravuze ibintu bitatu rero kuko n'aba bana babo kugera ku ngingo yo gutabura n'undi bugereyo n'aba bana babo ibyo twavuga ngo bari muri politike barimo nk'abarwanya leta nk'abatavuga rumwe nayo n'abandi bashyigikiye leta bakagira ntabwo ntibagarukeho cyane ubundi njye mbona abantu birirwa baterana amagambo mu rwego rwose sibyo ariko twemeranwe ko igikomere imva bacukuye muri la stade n'ubu turacyayirohamamo imva bacukuye kiragiye tubona ubwigenge Victoire Ingabire yageze mu Rwanda ku itariki 16 z'ukwa mbere 2010 aje kwiyamamariza kuyobora u Rwanda abakurikirana politiki icyo gihe abe na Twagiramungu 2003 babihuzaga mu iturufu y'amoko kwari Twagiramungu yakoresha iturufu y'amoko kwari Victoire Ingabire yakoresha iturufu y'ubwoko kuri muri politiki yendo umunyamakuru ndabyumva nanjye nawe ni
Victoire mu hantu yari gusura hakomeye cyane harimo n'iyi stade gusura imva donc muri agenda ye yagomba kujya gusura imva ya Stade de la Mbonyi Démocratie stade yaranayisuye yabanje ku Gisozi se arahandi niho yaje agera niho yabanjirije ku yabanje Gisozi gutara umunsi nyuma ya Gisozi yari kuragenda yes ariko ntiyagiyeyo ibyo yavugiye ku Gisozi ibyo ni ibintu tuzibukiranye n'abadukurikiranye nawe tuzamukoraho n'ibishoboka ariko gushaka guhuza umukandida mu matora yari mu mpeshyi yo muri 2010 n'imva ya demokarasi na Victoire Ingabire yari kwigarurira imva kuri stade itarakorewe ikintu na kimwe itarubatse imva iri aho stade itagikinirwaho kwari nko kubwira bwa bwoko bwabo utashaka kwiyitirira ninjye mbonye umutwe mushya tutire gahunda ngiyi ninjye mbonye umutwe mushya muri kwimenyetso byose byarangiye okay ubwo rero habayeho ushaka se tuvuge ko uwimuye imva yagira ngo atazagera n'undi ugaruka akitirira icyo kimenyetso n'undi ufata ikimenyetso urumva ngo byari donc iriya stade n'iriya mva byari yari nka sembore byakomeje gufatwa n'ikiboto cy'abahutu ni nayo mpamvu muri 90 batwagira mungu ntago bashinze ishyaka ryabo bakomereje aho byari bigeze muri 73 muri 73 oya 73 byari na bibi cyane 73 rego umuntu ari gushinga ishyaka ashobora gutsinda MD ibyo vuga kwa ko yari yaracitse byatangiye ko yari yarazanye ironda koko ironda akarere nako ariko 91 batwagira mungu bahita bayigarura tutube hamwe MD parlement aha rero iyi mva itabururwa niryo ryari izingiro ni ukuvuga umukandida ushobora kwitwaza ubwoko ko Victoire yaramaze igihe atari mu Rwanda ariko aje aterekanye kureba undi bari bahanganye mu matora bari buzahangane harimo perezida uyu nguyu 2010 yari amaze imyaka 10 ayoboye igihugu yari amaze 6 ari visi perezida yari yamara amazine mu rugamba no kuvuga izina rye n'indi myinshi mu gisirikare ryari rifite ibiro utapima uko ushaka ariko wazana iturufu y'ubwoko burya muri politiki igira ibarurwa nk'inkoko nicyo buriya iyo ubibaze gutyo muri politiki uko umeneye igi aba kwiciye inkoko oya nabwo kandi nabwo bitewe n'uwo muhatana nyine uzana amaturufu yose urayakoresha kugira ngo ubashe kuba wamuhigika ibyo byo ni ibisanzwe rwose iturufu yose ni sinabyaye icyo wakoresha cyose ngo umwegezeyo niko bimeze cyagira rero yaravuze ati iriya mva yabeze ibyatsi ku butegetsi ariko ntabwo navuze mu mubiri uti navuze ngo icyo wakoresha cyose ngo umwegezeyo ku butegetsi ntabwo navuze mu mubiri na atente kuri personalite yiwe ku butegetsi ntabwo turi anti demokarasi twarabivuze ahandi Victoire kuba yari kujya muri stade akibutsa cya kintu cyo muri 61 cyo muri 61 FPR yari afite umukandida wayire kuvuga ibikorwa ifite yakoze gucyura impunzi kujya gute muri make Victoire yaragiye kujya ahantu irahari nayo iri kuvuga ibikorwa ifite imaze igihe mu butegetsi kuva muri 90 pere nayo yaratanze umukandida urabyibuka ndabyibuka umukandida w'igikundiro Prosper Higiro nayo irahari haje noneho n'undi mukandida ariko ukabona uwo mukandida unakurikije uburyo avugwa uburyo ashyigikiwe uburyo ofeti uvuga ati gindi muri opposition akajya kuri ya stade kwigarurira imitima y'abari kuri no stade ari nako kwikururira kwibutsa abi iyi stade yatumye bava mu gihugu kandi aribo bakiyoboye kaza ya turufu y'amoko ngo abantu ubundi batuyoboye ndabyumva ntabwo kuri ibyo byo gufata iriya stade ko abantu kujya kwibukiraho byasaga ariko nko kwibutsa ayo mateka ntabwo byari byo
ariko kwimura umurambo nibwo rero bavuze ko hagiye kugira ibikorwa remezo n'ubu haracyari amatongo kuri iyo stade ibikorwa remezo byarabuze ngira ngo ajya ni meya wari meya wa Muhanga ni guverineri wabivuze icyo gihe okay guverineri yari ndayisaba ati twimuye umurambo twamusangishije abandi nyine aho bashyinguye ku irimbi ati hagiye kuba ibikorwa remezo bindi yari stade idafite ikikora nta gikorwa remezo cyashobora kuba cyahajya ngo kibane niyo mva cyaterwa n'igihari okay na n'ubu ibikorwa remezo ntibirahaba c'est une ville morte quartier mort quartier ni ikintu kinini buryo yari aho ni itongo ni oya nahakishije ariko niyo mpamvu ari amazu ntabwo hakishije sibye Splendide hejuru ariko yabaza amatayeri gusa aya ya quartier mort ariko ntabwo gukemura ikibazo gukumira ba Victoire n'abandi bameze nk'abo bazaza nyuma bakajya baza kwibutsa uko byagenze hirukanwa umwami n'abarunari ntabwo kwimura umurambo ari byo byakarikiye umuntu wabaye perezida utiteye kuvuga ibyavuzwe yimikwa n'ibyabaye ariko wari umazemo hafi imyaka basanga abandi ngo bavuze ngo iki bataburura umurambo bavuze ngo twamujyanye ni ijambo risanzwe twamujyanye umurambo twamujyanye abandi bari abandi bari imva iri hano mu cya kabiri ahitwa i Gahogo imva yiwe urenze hariya ku madrone irya rimbubo ni buryo niba stade ni amatongo bwenda abanyamahanga bazashora amafaranga bagira icyo bahubaka nabyo birashoboka ko wenda birashoboka ko abashoramari batahishimiraga ko reka dushaka igisobanuro kizima kitari icyo kuvuga ngo no kumusangisha abandi ushobora gusanga abashoramari potentiel bashaka kuba bahakorera bavuga ati ariko ntabwo twakubaka ku murambo w'umuntu wabaye mukuru w'igihugu udukize kugira ngo tugire icyo tuhakorera iyo nkoze analyse ikimenyetso cyose gishingiye ku bwoko connotation cyangwa ishingiro ryacyo ari ubwoko kigomba gusobanurwa ntabwo sinzi niba gishobora kurara muri iki gihugu ariko ni amateka ubwo igisigaye ni uko twakwemera kw'amoko yacu hari igihe atabanye neza nyine umucyo utari oya si no kubana ntawe wayahungira none ze nyine n'ibimenyetso byayo ntabwo wabisibanganya ngo bizashoboka ni ukubana nayo kubwira umuntu ko umukino kubwira umuntu ko mu gihe cya independence umukino utari gicuti kubwira umuntu gusobanura umwana w'iki gihe ariko abantu bahunze 59 60 byagenze bite imbarutso yabaye iyihe iyi tariki igomba kuvugwamo mbonye umutwe ntiyaburamo amakosa yakozwe nayahe none uzabyigisha gute donc kuba niyo amahirwe cyangwa ibyago kuba mu Rwanda nta document ifatika yo kwigisha amateka y'u Rwanda ariko niba wigisha mbonye umutwa abantu abanyeshuri biga amateka ba history bagomba kujya bagakenera kujya kuba bajya gusura imva ye bagasanga ngo ari mu bandi ndonko nta difference kandi nibura hari uburyo izindi ngoma zari zagerageje kuvuga ati umuntu wabaye perezida dore yimikiwe ahararara hari umugabo wasohoye igitabo yise ideologie du développement di perezida Habyarimana yari memoire yiwe urumva sugo mu kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ingengabitekerezo y'iterambere ku ngoma ya Habyarimana cyangwa se gahunda z'iterambere ku ngoma ya Habyarimana ugenekereje mu kinyarwanda ideologie du développement ni umunyeshuri witwa Philibert yize amateka muri kaminuza ariko igitabo cye cyari cyananiranye atagira Laurent yabuze umuyobora cyangwa ugikosora uya no kucyumva context yacyo yatagira Laurent niwe akiyoboye aranamushimira muri jiri ko yagerageje kuvuga igitabo sije yawe gukora ku bintu yaragoye ndabizi abantu ntibayivugagaho rumwe naho bagiraga warayirebaga uyibonye wese akayitinya atari ko wakoze igitabo cyiza cyane ntabwo rero kuba rero tugiye bamaye distinction ndabyumva kuba Laurent ari we wiyavanti wafashe ya mbere nka professor akacyumva bari ntabwo ari kucyumva gusa ahubwo agatinyuka kuko we nawe yari afite uwe murongo atagombera ngo aravangirwa n'ibindi ko abahistoriye muri faculté de lettres
abahistoriye bari bahari ariko wenda bo babona bitari guhura n'ibyabo babyanafashe barutembeza bakarimba abahistoriye bari bahari ahubwo wenda bakumugani kumva context ntabwo ushobora kujya twanariza rega amateka uyahenge kukurikije uko ushaka hari igihe hari abayahengeka bakurikije uko bashaka ibyo ariko byageza ku gihugu reka ngowe nk'urugero uretse ngo ntacyo banza urumpe ariko muri 89 abaperezida bavuye i labore Mitera basabye ko bagenda bagashinga amashyaka menshi Habyarimana ari mu bababajwe n'iryo jambo yego barabwiye ati demokarasi mugende mwimakaze demokarasi abazaba barashyize mu bikorwa demokarasi neza nibo tuzajya dufasha tuzabaha inkunga ishyushye abantu rwose tuzabaha mu gakorobo yabo bizananira yego noneho baravuga ati muratubwira demokarasi nk'abatubwira amasomo y'ubukungu ati buri gihugu kigira demokarasi yacyo kandi twayitangiye dufite na stade ya demokarasi ati na mbere y'ubukoroni ati ku ngoma za cyama abami bari bafite sansi ya demokarasi bari bafite uburyo bwo kurengera abaturage babo bari bafite uburyo babarinda ku buryo rero hari igihe kigeramo mpamya ko hari ibyo tugomba kureba hari ibyo uzumva uko biri hari ibyo uzareba uko biri ariko ukareba yenda ineza y'abari aho yo muri icyo gihe bitaramba ikirenge cya Ruganzu iyo yaba yakandagiye agiye kwica abahatuye bose simpamya ko cyari kuba kigihari Burutare bari kurumena nabo ubwabo ariko twinjiye muri repubulika nabi cyane twinjira n'amamoko twinjiramo ibindi byose guheza ikintu cyaba ku bwoko ntabwo cyantungura ntabwo cyantungura rwose bishigiye ku bwoko byo biragoye ariko amateka uko byamera kose yaba meza yaba mabi muri rusange ni ukwimva yavuye hariya byangwaga ko n'undi wese w'umunyapolitiki ashobora kuzayifata nk'ikimenyetso cy'ubwoko bwe nk'ikimenyetso cy'abashaka bo mu bwoko bwe bakaba bayikoresha ajyanwaho abandi umurambo ujyanwaho abandi urashyingurwa muri rusange urashyingurwa muri rusange erega umurambo wari umurambo hakaba na stade bifite icyo bipfana uwajyayo yasura stade ntabwo yavuga agiye gusura imva yambonye umutwe ubwo rero bishatse kuvuga ko hari igihe nko ku gihe cy'abuzukuru bacu hari izindi mva zizajya zimurwa kugira ngo birashoboka nk'urugo rwe rurahari ntacyo yabaye ni urugo rukomeye kuko nta myenda n'imitungo ye yindi irahari kuko ntacyo ashinjwa yenda ngo abo yangirije cyangwa akurikiranwe n'izi manza z'iki nawe yabaye simba jene uzi gufata ubutegetsi ukamaraho amezi angahe ukabutaha abaye simba jene aho bavuga simba jene ese umuntu araba simba jene akiri muzima wakazabaje ntacyo atwaye ariko ntekereza ko ikibazo kitari mbonye umutwa ikibazo ni iyi tariki kuri tariki n'ibyayikurikiye na filozofi yari ibiri inyuma byari bitangiye nabi ndabyumvise so tubashimire rero ni aya mateka yambonye umutwa mwaherukaga mwumva imva ye mwaherukaga mwumva ibitaravuzwe ku mva ye ni icyo ngicyo imva ye na stade yari iriho byari byafashwe nk'ikimenyetso navuga ngo cy'ubwoko kurusha uko cyaba ikimenyetso cya demokarasi yagiriye uruhare abanyarwanda bose muri rusange bakibona mu buryo bwa rusange nta yindi nkurikizi ngo bamwe bahunge abandi batwikirwa abandi bicwe kandi none nyuma yaho ntihabeho effort yo kuvuga abantu bagiye bameze gute ngira ngo Kayibanda wari wabufashe yigeze kuvuga ngo abatutsi ni nk'ivunja ni umusundwe ni umusumari sinzi ni igisebe ntabwo rero byari ibintu bisa n'ibigoye reka dushime ko ari ubumwe n'ubwiyunge reka dushime ko yatabururwa itatabururwa reka dushime ko ubwoko bwose buzabana neza kandi igihe cyose icyubahiro mbonye umutwa akwiye aho bizashoboka azashyingirwa akorerwe imva ariko bidahuza n'itariki aho yabera kuvuga n'undi wese waba ufite akayihayeho kandi ko yahuza ibintu bidahurika
Thank you.